imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo z'ishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo z'ishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo, yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa, yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa, yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo z'ishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo z'ishimwe. Yarababajwe turababarirwa, yarababajwe tubona ubugingo, yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa, yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa, yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Oh, yarababajwe tubona ubugingo. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yabikoze kubw'urukundo rwe. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe i Karuvali niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe i Karuvali niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona ubugingo. Muze twibire mu maraso ya Yesu, turakira tubona ubugingo. Muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. hashize imyaka n'imyaka, imyaka 100 imyaka 100 mu bwihisho bw'Imana niho tubona imbaraga zo gutandukana n'imbaraga zose za karande. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Imana niho tuhabwa ububasha bwo kunesha intege nkeya. Mu bwihisho bw'Imana niho ubuntu bw'Imana buza bukatwuzuraho, niho ubwiza bw'Imana butuzaho. Mose yatinze imbere y'Imana, yamaze iminsi 40 ataryama, ari imbere y'Imana, atarya atanywa ataryama, ari imbere y'Imana arimo gusenga Imana. Imana irangije imuha ubwiza. Mu bwiza bw'Imana niho twigarurira ibyo twatakaje byose muri Edeni. Ubwiza bw'Imana tukabwigarurira, ubudahangarwa tukabwigarurira, mbese ibintu byose, icyubahiro cy'Imana tukabwigarurira. Imana ishimwe cyane. Icyubahiro ni nk'umwambaro umuntu aba yambaye, ubwiza
ubwiza bw'Imana ni umwambaro umuntu aba yambaye, ari abantu Satani aba yabahaye iyindi sura, ariko mu bwiza bw'Imana niho, mu bwihisho bw'Imana niho twiyambura ububi bwose Satani aba yatwambitse, tukambara ubwiza bw'Imana. Mu bwihisho bw'Imana niho dukuraho kugumirwa kose Satani aba yatwambitse, tukawiyambura, tukambara icyubahiro cy'Imana, tukambara ubwiza bw'Imana. Mu bwihisho bw'Imana niho twiyambura, tukiyambura ubukene bwose n'igisuzuguriro cyose badayimoni baba batwambitse, turabwiyambura mu bwihisho bw'Imana. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane kuba mu bwihisho bw'isumba byose, kuba mu bwihisho bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu bwihisho bw'Imana rero si ahantu, mu by'ukuri ishobora kuba ahantu ariko ishobora no kutaba ahantu, ishobora kuba pozisiyo runaka ufata bigatuma Imana imanuka ikavugana natwe. Umukozi w'Imana yaranejeje cyane, numvise ubuhamya bwiwe. Umukozi w'Imana Muvunyi, Imana imuha umugisha, yarwaje umwana indwara ikomeye cyane, arwara indwara ya kanseri. Yarwaje umwana muto cyane, aramurwaza kanseri, arangije agira uburakari bwo mu mwuka. Imana ifite ikibazo n'abantu bayo. Imana ifite ikibazo yuko agasuzuguro ka Satani n'agasuzuguro k'abadayimoni kari ku bantu bayo kubera ko batarakara bihagije. Ariko ari ukuntu ari uburakari bwo mu mwuka. Ntabwo mvuga ngo urakara utangira utuka abantu, oya, ibyo uri mu mubiri. Ndavuga uburakari bwo mu mwuka. Yararakaye mu buryo bw'umwuka, azamuka mu bushorishori bw'igiti, aragenda hejuru y'igiti, niho yasengeye. Yarasenze umwana warakira. Ntabwo mvuze ngo ugiye kuzamuka, ariko mu bwihisho bw'Imana ubona icyo bita ihishurirwa, ubona revelation igufasha gukora ikintu. Ndavuze ngo mbese mu bwihisho bw'Imana hashobora kuba iri ahantu, ishobora kuba itari n'ahantu, ishobora kuba ari pozisiyo runaka ufata kugira ngo ubashe gukora ku mutima w'Imana, kugira ngo Imana yururuke izivugane nawe, ikuganirize. Ari umuntu ushobora kuva ku buriri aryamaho, akaza akaryama hasi, akavuga ngo Mana, ngiye kuryama hasi kugeza igihe tuzavuganira, kugeza igihe uzasa. Kandi koko Imana iruruka ikaza ikabana nabo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Imana ikabana nabo mu izina rya Yesu. Navugaga yuko mu bwihisho bw'Imana si ahantu, ishobora no kuba ahantu kandi ishobora no kutaba ahantu. Abrahamu yagiye gusengera ahantu kuri Moriya, Mose yagiye gusengera ahantu ku musozi Sinayi, Eliya yasengeraga ahantu mu butayu, inyoni zikaza zikamugaburira. Na Yesu ubwe yagiraga ahantu. No mu Rwanda hari ahantu umuntu asenga agahura n'Imana, arabasengera hehe. Ariko mu bwihisho icyo Imana ishaka ni uko ugira ahantu wihererana wowe n'Imana yawe mwembi, atari bya bindi byo muri rusange, atari amasengesho yo muri quartier, atari amasengesho yo mu muryango. Mutanyumva nabi, ni byiza gusenga nk'umuryango, ni byiza kandi gusenga nka kapo cyangwa se nk'urugo, umugabo n'umugore. Ariko hari ibintu Imana itazakubwira uri kumwe n'umugabo wawe, ari n'ibintu Imana itazakubwira uri kumwe n'umugore wawe, ari ibintu byawe n'Imana gusa, ari ibintu by'abantu babiri. Nababwiye umugabo witwa Yakobo amaze kohereza umuryango, asigaye wenyine, nibwo yabonye umugabo azamusanga. Anyuma barakirana n'uwo mugabo, burinda bucya. Bugiye gucya, uwo mugabo aramubwira ngo reka ngende. Aravuga ngo ntibishoboka, ntabwo ngo urekura utabanje kumpa umugisha. Niho yaherewe umugisha, niho amazina yiwe yahindutse, ava mu kwitwa umujura yitwa umunyamugisha, yitwa Israel.
Isirayeli kugeza na magingo n'ubu hari ishanga, hari igihugu kitwa Isirayeli kubera yuko yasigaye wenyine. Imana idufashe cyane, Imana iguha imbaraga zo gusenga wenyine. Ari abantu batashobora gusenga bonyine, bagomba gusenga muri groupe cyangwa gasenga ari kumwe na bakanaka, ariko reka ngiye nkubwire, ari ibintu Imana itazakubwirira mu rusengero, ari n'ibintu Imana itazakubwirira muri korari, ego ari ibintu Imana itazakubwira muri ya masengesho ya groupe, ari ibintu Imana izakubwira gusa ariko muri mwembi. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane, Imana idufashe cyane. Mu bwihiso bw'isumba byose niho Imana iduhindurira kuba umuntu nyamuntu. Imana ishimwe cyane. Mu bwihisho bw'isumba byose niho Imana iduhindurira, ikadugira kuba abantu nyabantu. Imana idufashe cyane. Niho ubumuntu bwacu yo Mana we, ndumva nezerewe cyane. Muri iyi minsi hari gahunda nziza cyane yo gutuma abantu baba abantu, kuko kuba inyamaswa Imana yarakuremye kuba umuntu, ibyo ni bya daimoni, ni bya satani n'abadaimoni be. Ntabwo umuntu akwiriye kuba nk'inyamaswa, kuko Imana yaremye umuntu ifite agaciro iri hejuru y'inyamaswa. Mu by'ukuri Imana yaremye umuntu imuha ubutware bwo gutwara ibindi byose, ibindi biremwa byose, ibyo inyamaswa, ibyo mu mazi, byo mu kirere, byo mu butaka. Imana yahaye umuntu agaciro kadasanzwe kari hejuru z'inyamaswa. Satani niwe uba ushaka kutumanura, kutugeza ku rwego rw'inyamaswa. Muri iyi minsi abantu hari igihe n'inyamaswa zikora ibintu byiza kurusha abantu. Muri iyi minsi abantu basigaye bakora ibintu biri munsi n'ibyo inyamaswa itagikora. Ntabwo inyamaswa ijya ijyamana, inyamaswa y'ingabo ntabwo ijyamana n'indi nyamaswa y'ingabo. Ariko muri iyi minsi abantu b'abagabo basigaye bifuza, bakararikira kujyamana n'abagenzi babo b'abagabo. Umudamu w'umugore akifuza mugenzi we umugore, bakanakorana ubukwe. Ibyo bintu n'inyamaswa ntabyo bikora. Satani niwe ushaka kutumanura kuri level cyangwa se ku rwego y'inyamaswa. Ibyo ni bya Satani. Ariko Imana yo yaturemye turi abantu, ari akarusho twari dufite. Imana iturema turi abantu. Iyo wakijijwe rero ako karusho urakagarura, ako karusho urakagumana, ahubwo urenza urwo rwego rwo kugira ubumuntu ukajya mu rwego yo kugira n'ubumana muri wowe. Imana ishimwe cyane, kuko Yesu yarababwiye ngo nibyanditswe yuko muri utumana duto. Imana irashaka ko yuko tuva mu rwego rw'ubunyamaswa, ariyo rwego Satani ashaka kutushiramo, hanyuma mbese tuse n'utugraduatinga, tuve muri urwo rwego twinjire mu bumuntu, tuve mu bumuntu nabwo twinjire mu bumana. Noneho tugire ubumana muri twebwe, urenze gukora ibyo abantu bose bakora, ukore ibyo Imana yakakoze. Imana ishimwe cyane, kubera yuko utindana nawe urangiza usa nawe. Mana we, Imana idufashe cyane. Uwo mwatindanye murangiza mumeze kimwe. Nutinda mu bwihisho bw'Imana urarangiza umeze nk'Imana. Imana ishimwe cyane, urarangiza ureba nk'Imana. Haleluya. Urarangiza uvuga nk'Imana. Iyo utinze mu bwihisho bw'Imana urangiza wumva nk'Imana. Abantu baravuga, abantu bo bakabumva nk'abantu nyine, ariko uwatindanye n'Imana aba afite ayandi matwi. Abantu baba bumva ibyo abantu bavuze, ariko ufite amatwi y'Imana yumva ibirenzeho, yumva ibirimo kuvugirwa mu mwuka, yumva imitima y'abantu irimo gutaka, yumva inyota abantu bafite y'Imana, kuko aba afite ayandi matwi, aba afite amatwi y'Imana.
nukuvuga ngo uwo watindanye nawe murangiza musa. Imana idufashe cyane, murangiza musa cyane n'uwo mwatindanye nawe. Imana idufashe cyane. Ikindi nuko Imana idufashe cyane. Ikindi nuko umugore ucuruza amakara, kubera ko aba yatindanye n'amakara, mumbabarire twari tugize ikibazo cya tekinike. Umugabo cyangwa se umugore watindanye n'amakara arangiza asa n'amakara. N'umugore wacuruje ubufu kubera ko yatinze mu bufu arangiza asa n'ubufu. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane. Nukuvuga yuko tugomba gutinda mu bwihisho bw'Imana kugira ngo turangize dusa n'Imana. Imana idufashe cyane. Kugira ngo turangize dusa n'Imana tugomba gutinda mu bwihisho bw'Imana. Imana idufashe cyane. Uwo mutindana nawe arangiza akugize nkawe. Nutindana n'abajura uzarangiza wibye. Nutindana n'abasambanyi urarangiza nawe usambanye. Ushobora kudasambana mu mubiri ariko mu magambo ugasambana. Ushobora kudasambana mu magambo, mu bitekerezo ugasambana. Buriya gusambana biba bifite amalevo, kuko Yesu yarazamuye aravuga ngo azamura urwego rwo abantu bari bazi yuko uwasambanye ni wakoze igikorwa gusa, ariko Yesu abavana ku rwego rwo kubikora ajya no kubishira mu rwego rwo kubivuga n'urwego rwo kubitekereza. Yesu aravuga ngo nureba umugore ukamwifuza mu mutima wawe, ntawe wabibwiye, uwo mugore ntabwo wamwegereye ngo ubimubwire, ariko wakubise ijisho gusa, kandi byose byabaye muri wowe, byabaye mu bitekerezo byawe, wamwifuje muri wowe mu mutima. Nta muntu mwageranye mu mutima wawe, ni wowe n'umutima wawe n'Imana yawe. Anyuma Yesu aravuga ngo uba warangije gusambana. Nukuvuga yuko ushobora, uwo watindanye nawe nutindana n'abanyabwenge uhinduka umunyabwenge. Nange natindanye n'abakozi b'Imana mpinduka umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Nagendanye n'abapastori ndangije nange nisanga ndimo ndavuga ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Uwo watindanye nawe, uwo mwatindanye murangiza musa. Nutindana n'abanyamagambo urahinduka umunyamagambo. Nutindana n'abanyeshari urahinduka umunyeshari. Nutindana n'abantu bagira inzangano muri bo urarangiza nawe uhindutse umuntu ugira urwango. Imana idufashe cyane. Ndashima Imana ko nta muntu mu isi nta muntu n'umwe nanga mu isi y'abazima. Nanga ibintu bibi abantu bakora, ariko nta muntu n'umwe. Imana ishimwe cyane. Uwo mutindana nawe murangiza musa nawe. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze. Nukuvuga yuko uwo mwatindanye nawe murasa. Nutindana n'Imana uzasa n'Imana. Kandi reka nkubwire, mu mibanire y'abantu nabivuga gute, iyo umuntu umwanya umarana n'umuntu bituma ubushuti bwanyu bukomera. Reka mbisobanure neza. Nukuvuga yuko ushobora kuba ufite umwana wawe wabyaye, cyangwa se uwo mwashakanye, cyangwa se inshuti yawe. Nutagirana umwanya n'inshuti yawe, umwanya wo kuganira, umwanya wo gusurana, umwanya wo gusabana, ubwo bushuti burapfa. Imana idufashe cyane. Ubushuti bwose busaba igitambo cy'umwanya. Ubushuti bwose busaba igitambo cy'umwanya. N'umwana wawe wibyariye numuburira umwanya uraza gusanga yarahindutse umwana w'umukozi kurushaho ko ari umwana wawe. Imana idufashe cyane
kandi Imana iduha ubwenge aho ngaho. Ni ukuvuga yuko umuntu wese mufite icyo mupfana, n'umubyeyi wawe ashobora kutaba umubyeyi wawe bitewe nuko nta mwanya umufitiye. Undi muntu wo hanze akarushaho kuba umubyeyi we kubera yuko uwo muntu wo hanze amubonera umwanya, akabona umwanya wo kuganira nawe, akabona umwanya wo kumubwirira inama, mbese umwanya ushora mu bushuti ufitanye n'abantu. Ibyo nibyo bituma ubushuti bwanyu bukomera, ibyo nibyo bituma ubushuti bwanyu burushaho gukomera, mbese murushaho kuba inshuti. Ni kimwe n'Imana nayo. Ari abagabo n'abagore benshi batandukanye atari uko banganye, mu by'ukuri atari uko banganye. Ari ubushuti bwinshi burangira atari uko banganye, ariko kubera ko baburanye umwanya. Ndibuka ngewe ari abantu nari mfitanye umwanya nabo nkiri umukobwa, twagiranaga umwanya mwinshi, ariko ubu bushuti bwacu ntabwo bugikomeye cyane. Ariko kubera iki? Ntabwo ari uko twanganye, nuko gusa twese twashatse tukabyara abana, tukagira inshingano nyinshi. Arababaye abaminisitiri, arababaye bagize inshingano nyinshi, tubura umwanya. Byashoboka ko tuzongera tukahura abana barakuze tukongera tukaba inshuti, ariko kubera yuko nta mwanya dufite, ubwo bushuti mbese busa naho butagihari. Kubera iki? Twabuze umwanya. Imana idufashe cyane. Dushobora kuvugana nka rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu mezi 6, ariko ni kubera yuko ikintu cyose udashorera umwanya, ubwo bushuti burapfa. No kumana nuko iyo uhaye Imana umwanya, ubushuti bwawe n'Imana burashira cyangwa se burakonja. Imana ishobora kureka kuba Imana yawe kubera yuko wayiburiye umwanya. Mu bwihisho bw'Imana niho twubaka ubushuti bwacu n'Imana. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Imana niho dufata umwanya wo kugirana ubushuti n'Imana, wo gusabana n'Imana, no kumenya Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana iduha ubwenge bwo kumenya Imana. Turi mu gihe gikomeye cyane, turi mu gihe kimeruka, turi mu gihe kibanziriza ukugaruka kwa Yesu. Mbese turi mu bihe bya nyuma bibanziriza. Ibi bihe rero biragoye, birasaba yuko umuntu akomera ku Mana ye, birasaba yuko umuntu ijambo ry'Imana riravuga muri Daniel 10 ngo abazi Imana yabo. Turi mu gihe cyo kumenya Imana yacu, kuko iyo uzi Imana yawe uzakomera ukore kandi n'iby'ubutware. Icyambere nuko wowe ubwawe, inyungu ya mbere tubona mu kuba mu bwihisho bw'Imana nuko twe ubwacu turakomera. Imana idufashe cyane. Ugakomera mu buryo bw'umwuka, ugakomera mu buryo bwo gusenga, ugakomera mu buryo bwo gusoma ijambo, ugakomera mu buryo bwo gushaka Imana, ugakomera. Iyo ukomeye rero, ntabwo icyaha icyo ari cyo cyose kiza kikagutwara. Ntabwo abantu baza bavuge ngo tujye kwiba ngo ugende. Ubukomeye ntabwo ujyanwa n'ibije byose, kubera yuko watindanye n'Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze cyane, iduha imbaraga n'ubuntu bwo kuba mu bwihisho bwayo. Mu bwihisho bw'Imana niho dukomerera. Icyambere tumenya Imana, kandi iyo tumaze kumenya Imana turakomera. Iyo tumaze gukomera dukora iby'ubutware. Reka Imana iduhe gukomera mu bwiza bw'Imana no gukora iby'ubutware. Ni ukuvuga yuko iyo dutize mu bwihisho bw'Imana, ubushuti bwacu n'Imana burakomera, ubushuti bwacu n'Imana burakura, turushaho kumenya Imana. Imana idufashe cyane. Turi mu gihe cyo kumenya Imana, turi mu gihe cyo gukora iby'ubutware. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane yuko turi mu gihe cyo kumenya Imana no mu gihe cyo gukora iby'ubutware. Iyo watinze mu bwihisho bw'Imana ugira iby'Imana. Nuko umugore wagurishije ifu, iyo umureba umubonaho ifu. Natwe iyo watinze mu bwihisho bw'Imana, abantu iyo bakurebye bakubonamo ubumana. Nuko Mose yamaze iminsi 40, yabikoze kabiri kose, amara iminsi 40 ari imbere y'Imana, atarya, atamwa, atasinzira,
arimo gusenga Imana, arimo kuganira n'Imana, avuye ku musozi yamanutse asa n'Imana. Yari afite ubwiza arabagirana mu maso bituma abantu batabasha kumureba. Arukurabagirana kuje kuri wowe, kuje mu buzima bwawe bwo gusenga. Arukurabagirana kuje mu buzima bwawe bwo mu mwuka. Ari buzima buje, arukurabagirana buje kubera ko wemereye Imana kuba mu bwihisho bwayo. Arukurabagirana kuje mu buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Arukurabagirana kuza ku buzima bwawe, ukurabagirana kukaza mu bucuruzi bwawe, ukurabagirana kukaza mu kazi kawe. Abandi bose bashobewe babaze, ariko ibyawe bikagenda. Kubera iki? Kubera kuba mu bwihisho bw'isumba byose, kubera yuko uba mu bwihisho bw'isumba byose. Imana ikabana nawe mu bwihisho bw'isumba byose. Imana ikabana nawe, Imana igatuma usa nayo. Wamanuka wava mu bwihisho bw'Imana ukagira favor aho abandi bose baburiye, wowe ukabona. Kubera iki? Kubera yuko ufite ikindi kintu. Wajya gusaba akazi abantu bakavuga ngo ntabwo tuzi impamvu, uyu nguyu we nta nubwo yujuje ibisabwa kugira ngo abone aka kazi, ariko abantu ntibabyumve, bakumva gusa ni wowe bashaka guha ako kazi. Ngubu turimo kuvugana, ari abantu bagiye kubona akazi batasabye. Ari abantu bagiye kuguhamagara kubera ubwiza bw'Imana buri kuri wowe, bagiye kuguhamagara ku kazi utigeze usaba. Ari abantu, kandi muze kutubwira ubuhamya, ari abantu bagiye kubona amasoko batigeze basaba, batigeze bapiganirwa, bakahita babona ayo masoko. Kubera iki? Ari imbaraga z'Imana n'imbaraga zo mu bwihisho zize zikagera ku bantu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ari abantu bagiye guhamagarwa aho kandi si ku bantu gusa, no ku miryango. Ari ubwiza bw'Imana, ari ukurabagirana kw'Imana kuze mu miryango y'abantu. Ari ukurabagirana kuje kugira ngo kubohora abantu bamaze imyaka bafite abadayimoni ibabuza kurangiza amashuri, abadayimoni ababuza kubona akazi keza, abadayimoni ababuza kubaka amazu, abadayimoni ababuza gutera imbere. Ugasanga mu muryango nta muntu n'umwe utunze imodoka. Ukurabagirana, wowe ugiye guhinduka impamvu Imana igiye gutabara umuryango wawe mu izina rya Yesu. Wowe ugiye guhinduka inzira Imana igiye gukoresha kugira ngo itabare umuryango wawe. Kandi si kubw'igihugu gusa, si kubw'abantu gusa, si kubw'imiryango gusa n'itorero gusa, no ku gihugu. Ari imfashanyo igihugu giye kubona kandi batigeze basaba, kandi batigeze babisaba, ariko favor y'Imana, ukurabagirana kw'Imana. Igihugu kiba kigizwe n'abantu. Wowe usenze, nanjye ngasengera igihugu. Ukurabagirana iyo kuze ku buzima bwanjye, kukaza ku muryango wacu, kukaza ku itorero, nakabuza kubwiza no kurabagirana kuza no mu gihugu. Iyo abantu benshi bakiriye ukurabagirana mu buzima bwabo, no kurabagirana kuza ku gihugu, ari imfashanyo zigiye kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera yuko wowe nanjye twasenze. Ari imfashanyo zigiye kuza igihugu kitigeze kusaba. Favor y'Imana gusa abantu bakumva igihugu cyacu, bakumva barayikunze, bakumva iyi mfashanyo, reka tuyihe igihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu Imana igiye kubikora, kandi igiye kubyihutisha, kandi igiye kubikorana umurava n'umwete wayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimiye ijambo ryiza waduhaye mu izina rya Yesu. Bana n'abana bawe, ubaha imbaraga zo kuba mu bwihisho bwawe, ubaha imbaraga n'inyota n'inzara yo kuba mu bwihisho bwawe, yo gusabana nawe, no gukundana nawe, no gukomeza ubushuti bwanyu. Reka abantu bawe bakwegere, bakumenye, kandi nibamara kukumenya bakomere, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.